Yes, ndonge ndabasuje kandi abifuriza umugoroba mwiza aho muherere hose. Ari gihe nshaka kuvuga ngo ndakwifuriza umugoroba mwiza, wenda aho uri ari mu gitondo cyangwa ari na saa sita, aho uri hose ndakwifuriza amahoro y'Imana kandi kakomeza kubana nawe. Hano turi kumwe na perezida w'abafana ba equipe ya Rayon Sport, Claude Muhawenimana. Turi kuri Zaria Cote. Claude Muhawenimana, turagusuhuje. Urakoze cyane Petit Frere, urakoze cyane rwose. Hano kuri Zaria Cote tuzi ko agiye kuronshingirwa umushinga w'akanyenyeri. Ni umushinga uzaba umeze gute? Utubwire n'ibindi bigiye kubera hano umukunzi wa equipe ya Rayon Sport akwiriye kumenya kugira ngo nkurekure, ndabona bigiye no gutangira. Urakoze cyane, ariko twe tubisubiremo hano ngo ni Zaria Cote. Zaria Cote. Harya hafunguwe nandi hotel. His Excellency ni amasaha. Birumvikana ni hotel ifite umugisha rero cyane ko His Excellency perezida wacu ayifunguye. Niyo mpamvu natwe twajanga kugira ngo turonshinge ku mugaragaro kano kanyenyeri kacu ka 772. So ni mu buryo rwo kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport bagomba cyane kwiyandikisha database yabo cyane ku kano kanyenyeri. Hari uburyo kakoraga ariko none ubu ari profession, kazakorerwaho byinshi. Byari ngombwa, byari byiza kugira ngo tuzangara muri hoteli kugira ngo noneho abanyamuryango batumibonye ko haje abantu barenga 200, noneho nabandi bagomba kubimenya ko namwe muri nk'ibitangazamakuru kugira ngo none tutaje tugakoreshe ku mugaragaro. Hari ibindi bigiye kubera hano, ndakeka atari ukuronshinga umushinga w'akanyenyeri. Umukunzi wa Rayon Sport akwiriye kumenya ni nk'ibihe wabitunyuriramo? Ngira ngo igikorwa nyamukuru ni iki ngiki cyo kugira ngo tukaronshinga, ariko hatumiwe n'abayobozi batandukanye, harimo urumva ngira ngo byakozwe na board yowe na Muvunyi. Ubwo nibo cyane bitaye kuri iki gikorwa kijyana kugira akanyenyeri kagire gahunda, kagira agaciro, kuri ko hari kuba ari akanyenyeri gusa ariko ari ndakanyenyeri kari mu buryo buri professionnel, ku buryo gashobora kuribwa ibintu byinshi, ku buryo ari kubarwa abanyamuryango, ku buryo kazakoreshwa mu alimentation, ku buryo kazakoreshwa mu buryo bwa station za essence, mu bintu byinshi bitandukanye. No mu alimentation kakoreshwa na station za essence hose cyane rwose. Niyo mpamvu bonye ko ari n'abaterankunga batandukanye, harimo ari inyuma ndakeka abantu barimo baragenda amasosiyete yose ya communication hano mu Rwanda. Senyavuga cyane batarabacaho ngo babamarize, ariko ni mu buryo bwose kugira ngo ayo masosiyete bize bihuzwe n'akanyenyeri ndetse byongere bihuzwe na telefone y'umuntu n'uburyo bugezweho bwa technology. Ngira ngo murabizi neza ko ubu ngubu isi aho igeze iragenda technology. Ubu ngubu rero hari igihe ugiye kuvuga uti ndashaka sponsorship ahantu runaka, bakakubwira ati okay, niba usanga sponsorship turaba membre ba Rayon Sport turi benshi. Muri benshi nibyo, muri bangahe? Kera twari tuvuga ngo abanyarwanda 3 iyo bahagaze ngo 2 barabareba, iyo ntabwo babijyanira mu muzungu ushaka guha amafaranga. So database rizadufasha kugira ngo na sponsorship umuntu ushaka gutanga inkunga Rayon Sport ahacemo, atumwereka abanyamuryango bacu, hanyuma ashobora kuba aricyo yadutera nk'inkunga. Ni ibintu bigezwe ku buryo sina ngombwa no kuvuga ngo dufite gutera nkunga hano gusa mu Rwanda, no hanze bizagufasha ko byose bagenda babireberaho. Ibyo rero biri mu bikorwa byinshi bituma akanyenyeri kagomba kuba katahiwe ngaha, ariko hari n'ibindi by'ibikorwa ndetse harimo no kushimira abayoboye Sport cyane n'abari buhabwe za certificate, muraza kubibona mu kanya. So ni byinshi biri berana, ariko igikorwa nyamukuru cyane kugira ngo turonshinge aka kanyenyeri. Kuba abareyo bangana gutya bateranye bivuze iki kuri Claude Muhawenimana? Yaba perezida Paul Muvunyi, yaba perezida Twagirayezu Tade, nabonye ba Murenzi Abdara, nabonye ba Gacinya nawe wabaye perezida w'equipe bivuze iki bose n'abareyo benshi cyane nuko arabo ngo nari impereho? Bivuze iki kuri Claude Muhawenimana kubona abareyo bose bari hamwe? Icyo bivuze cyambere nuko dukunda Rayon Sport, ntabwo dukunda umuntu. Abantu babanze babyumva, gukura n'umuntu uburenganzira bwawe, kuba kana kabinshuti mu burenganzira bwawe, ariko twese ikintu kiduhuza ni Rayon Sport. So bivuga iki rero, rimwe na rimwe hari bijya bishaka gukoreshwa byo kugira ngo bacemo abantu bice, ariko bose bazi ko igiteza imbere Rayon Sport bagomba kuba bahari. Niyo hari icyo umuntu atakumvikanaho n'undi, usibye na Rayon Sport ufite miliyoni zigeze ku 8 cyangwa zinarenga, mu rugo rw'umuntu umugabo n'umugore n'umwana umwe bashobora kutumvikana kandi ari abantu bakeya. Ikintu kimwe abantu benshi rero ntabwo abantu bashobora kubahuza ku bintu, ariko bahuriye ku murongo nyamukuru nk'uyu ngo gutakanyenyeri ko uyu munsi arabibatendayo, afite manda ye, ashobora kuziyongeza cyangwa akayibura gutyo. Ni ibintu by'uruhererekane ko ikigamije uyu ngubu nuko twifuza gusiga Rayon Sport
ari nziza kurenza uko twayisanze. Hari ibyagiyeho kera tukiri muri kimeza ibya kera, ariko ubu tugeze muri tekinoloji. Niyo mpamvu babwira abantu ati muze noneho turebe gake uko bimeze, muze turebe ko twakora Rayon Sport tuzaraga n'abana bacu. Claude, ngira ngo nagushimira, ubundi tukaza kongera kuganira niba umwanya urabo bitwemere nyuma y'iki gikorwa. Murakoze Rwanda Magazine na SKF murakoze cyane, turi kumwe. Murakoze cyane. Asante sana. Hano twari turi kumwe na perezida w'abafana ba ekipe ya Rayon Sport, bamwita Claude Muhawenimana. Atunyuriyemo muri makeya icyo uno mushinga w'akanyenyeri uvuze kuri ekipe ya Rayon Sport bagiye kuronshinga none ahangaha kuri Zaria Court. Ngira ngo twebwe wakomeza ukabana natwe, turagenda tukugezaho ibintu byose birimo biragenda bibera hano kuri gatanu kuri gatanu, nta kibazo na gito gihari. Abaperezida ba ekipe ya Rayon Sport yaba Paul Muvunyi yaba Twagirayezu Zutade barahari, nabigeze kuyobora ba Gacinya Chance Denis nabo barahari, yaba ba Murenzi Abdara nabo barahari. Nukuvuga ngo hano kuri Zaria Court abareyo witwa umureyo wese wenda utari muri zindi gahunda wenda bafite, kuko ntago navuga ngo ategetswe kuza, kuko hari ibindi bintu uburi umureyo abarimo nabyo bifite akandi gaciro, wenda akavuga ati simboneka wenda ndoherereza umuntu uraza kumpagarira. Ababashije kuboneka bose babareyo bari hano. Rero ngira ngo Emi namushimira kuri kamera, ngewe nitwa Byiringiro Gasana Niriva, ukomeze ubane natwe. Nuko ubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe, Imana ibikoze igitangaza gikurikira iki kana. Twisanze ahantu hadasanzwe, sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo, ni mutubinga ruburimo, maze amuhumbeza ibiti by'inganzamurumbo bihakikije nk'uko ubibona, agafasha imitoma kwinjira neza. Tugitekereza ku cyo kunywa, twasanganyijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano. Bega we, tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadiho, niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata. Umubiri byaranze, tuti turatashye, bati mwikwigora, aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo. Nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite, kuko byatuma nongera kwiryiminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mu ifuru utasanga ahandi. Wikwirukya na Google yibaza ngo ahangaha nihe, kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant, ni munsi y'isoko ry'Ikabuga, haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 2688. Ye baba we, mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.